yaje ntahari afata inyama yari iri ku meza y'umukiriye arayirya ntiyayiririye aho yayifashe kugira ngo ahunge twebwe twari duhari ajya kuyirira ahandi kuri uriya muryango hirya niho agiye kuyirira ayivanye hano. Yari inyama y'umukiriya. Inyama iramufata iramunika. Twebwe twakibutse ko yari inyama yamunize yaceceze tutazi uburyo imufashe. Nibwo ngewe nagarutse kureba ya nyama nsanga ntiri kuri ya sahane kandi umukiriya ntiyarahari. Inyama ndayibura nyibuze nyamubirwa nibwo twabonye ko inyama yamufashe. Ni inyama yamwishe. Ni inyama yamwishe. Yari inyama y'iki? Yari inkoko? Yari inyama y'inka. Yangana gite? Yari inyama nini iringaniyemo nk'inyama ya senkisi. Uko yaba ingana nawe yigereranyije. Twebwe n'ubundi umugabo Ndahiro yasohotse avuga ati mbuze inyama kandi masize Nyamuberwa. Nyamuberwa aza asohoka Ndahiro amuhamagara. Mu kumuhamagara asanga inyama yamunize. Uwo mugabo asohoka avuga ngo mbuze inyama kandi masize Nyamuberwa. Nyamuberwa rero ubwo nibwo inyama yamufashe. Abantu baranga batangiye ngo tutangiye kumenya ko ari inyama imufashe, tangira bamushaka kuyimukuramo biranga. Byanze bitabaza moto ntiyamujyanye kwa muganga yapfira kwa muganga. Iyo nyama yarayibye. Yarayibye. Ntabwo yayiguze. Yayihaye rwose arayiha. Yasinze se? Yashaka gusinda afitemo agakoni. Yaragafitemo pe. Yarafitemo agasamusamo. Kari karimo. Iyo nyama yayibye. Ayijya yibye. Amajije kuyijya yibye rero ihita imugaragura n'ubundi ahita apfa. N'ubundi bamujyanye yapfuye yageze ku kigo nderabuzima n'ubundi asa nk'uwapfuye byarangiye. Yes, twongeye kuhereza ikaze hano kuri Plus 250 nko maze kutumenyera. Aha murabizi neza ko tuba tugenda tubagezaho amakuru agenda atandukanye. Mumeze gute rero? Ngewe meze sawa cyane kandi nkomeza kugenda mbashimira cyane kubwo kugenda mudufasha mu buryo bugiye butandukanye, cyane mu bijyanye no gukora subscribe. Nkangurira n'umuntu uri kurebera iki kiganiro aribwo bwa mbere ageze kuri channel kugenda adakoze subscribe ryaba ari kosa rikomeye cyane. Kandi nabyo nimba ukunze iki kiganiro wifuza ko nabandi bamenya amakuru yaba sharing umuntu umwe cyangwa babiri ntacyo bitwaye. Aha ni the home of entertainment. Ariko by'umwihariko uyu munsi nje kubagezaho inkuru y'agahinda cyangwa se inkuru ibabaje y'umusore uri mu kigero cy'imyaka 28 na 30 hagati aho ngaho. Uwo musore yakaba yagize ate yanizwe n'ikintu cyitwa inyama. Inkuru y'agahinda, inyama ngo yagaritse umusore igarika umuntu w'umugabo ebana, ariko ngo yari yayibye aza kuyimira, iza kuza kumuniga, aza gushiramo umwuka. Yayiryanye pressure cyangwa se urabizi iyo umuntu yibye ikintu cyane wenda abantu bakera barabizi hakiriho wa muco mubi abana bajyaga bakora wo gukora mu nkono cyangwa se kujabura. Abazi iyo terime murayizi. Hari ukuntu umwana yibaga ikintu akaba yakora nko mu nkono akahita arya vuba kugira ngo ababyeyi cyangwa se abandi bantu bamurera bataza kuza kubibona. Akaba yafata nk'inyama agakora nko mu nkono akayikuramo akayimira, akayirya vuba akaba atanayihekenya neza cyangwa se ngagira ate akahita yimira kugira ngo aze kuba yagira ate abantu bataza kumubona ngo baze kumuhana cyangwa se kumukubita kuba yakoze mu nkono kuko wari umuco mubi cyane. Reka mbumvishe inkuru ukuntu imeze then nanjye ndagaruka nyivugeho gateye. Ntahari afata inyama yari iri ku meza y'umukiriye arayirya. None akimara kumenya yuko uyo ngo yari kumushaka ko yayibye ayimirana ubusambo bwinshi cyane. Yagomba kumuniga neza.
mu mudugudu wa Kinunga uherereye mu murenge wa Murambi niho duhagaze. Iyi nzu mubona ni y'umugabo witwa Ndahiro usanzwe akora akazi ko gucuruza ibicuruzwa bitandukanye ariko birimo n'inyama. Inkuru y'incamugongo yaraye ihumvikanye ni y'umusore wari mu kigero cy'imyaka 28 na 30 bivugwa ko ngo yaje muri iyi nzu akiha inyama y'umukiriya ariko kubw'amahirwe make iyi nyama ngo yaje kuyimira, akiyimira iramuniga ahatakariza ubuzima. Yaje ntahari afata inyama yari iri ku meza y'umukiriye arayirya, ntiyayiririye aho, yayifashe kugira ngo ahunge twebwe twari duhari ajya kuyirira ahandi. Kuri uriya muryango hirya niho agiye kuyirira ayivanye hano. Yari inyama y'umukiriya. Yari inyama y'umukiriya. Inyama iramufata iramunika. Twebwe twakibutse ko yari inyama yamunize yaceceze tutazi uburyo imufashe. Nibwo ngewe nagarutse kureba ya nyama nsanga ntiri kuri ya sahane kandi umukiriya ntiyarahari. Inyama ndayibura, nyibuze nyamubirirwa nibwo twabonye ko inyama yamufashe. Ni inyama yamwishe. Ni inyama yamwishe. Yari inyama y'iki? Yari inkoko? Yari inyama y'inka. Yangana gite? Yari inyama nini iringaniyemo nk'inyama ya senkisi. Uko yaba ingana nawe uyigereranyije. Twebwe n'ubundi ubu mugabo Ndahiro yasohotse avuga ati mbuze inyama kandi masize nyamuberwa. Nyamuberwa aza asohoka Ndahiro amuhamagara. Mu kumuhamagara asanga inyama yamunize. Uwo mugabo asohoka avuga ngo mbuze inyama kandi masize nyamuberwa. Nyamuberwa rero ubwo nibwo inyama yamufashe, abantu baranga batangiye ngo tutangiye kumenya ko ari inyama imufashe, tangira bamushaka kuyimukuramo biranga. Byanze bitabaza moto ntiyamujyanye kwa muganga, apfira kwa muganga. Iyo nyama yarayibye. Yarayibye. Ntabwo yayiguze. Yayihaye rwose arayiha. Yasinze se? Yashaka gusinda afitemo agakoni. Yaragafitemo pe. Afitemo agasamusamo. Kari karimo. Iyo nyama yayibye. Ayijya yibye. Amajije kuyijya yibye rero ihita imugaragura n'ubundi ahita apfa. N'ubundi bamujyanye yapfuye, yageze ku kigo nderabuzima n'ubundi asa nk'uwapfuye byarangiye. Abatuye muri aka gace bakomeje. Ngabyiyumviye rero, ariko ni inkuru y'akababaro, akabe gasekwa ngo nta keza niko umunyarwanda yavuze, ariko ni inkuru ibabaje. Ku rundi ruhande ushobora kubyumva ukaba wakisekera rwose, kumva ni inkuru itangaje cyane, kumva umuntu wagize ute wapfuye kubera zizeke kuzira kurya inyama cyangwa se yibye. Ariko sinamurenganya, hari abantu benshi cyane ubundi murabizi abari kureba iyi nkuru, harimo abantu benshi baba baheruka kurya inyama kera cyane ku minsi mikuru. Ubundi bavuga ko ku minsi mikuru abantu aribwo bagira bate barya akanyama. Iyo habaye nk'ikintu kidasanzwe iwanyu cyangwa se hakaba habaye iminsi mikuru bunane cyangwa noheri cyangwa se ubukwe, wagiye nk'ahantu bagutumiye ahantu runaka, hari benshi rwose barya akanyama bigenze uko, ari uko bafite aho bagiye. Rero kumuseka waba wigize nkana. Nta hantu nta abanyarwanda benshi baracyafite icyo kibazo kuba cy'ubushobozi, reka nkoresha iryo jambo, cy'ubushobozi bwo kuba wariye inyama igihe cyose wishakiye, mu gihe wifuje ikintu ukaba wakigurira ukakiye. Akabi gasekwa nk'akeza rero murabyumviye abaturage ukuntu bagiye babivuga, ariko birababaje pe, birababaje cyane kumva umuntu agize ate anizwe n'inyama. Ubwo asize inkuru mbi imusozi, niko bajya bavuga abanyarwanda. Ubwo abantu bazajya bagira batati wa musore wanizwe n'inyama. Ubwo nimba hari abo bavukana, nimba hari aho yagize ate ahakomoka cyangwa ababyeyi biwe, bazajya bagira bate, bazajya bahora bababwira ati wa muntu wazizwe n'inyama, ati dore ababyeyi wa muntu wazizwe n'inyama. Ntabwo turi gukinira kuri nyakwigendera, ariko ni ubutumwa tuba tugomba kugenda gute dutambutsa kugira ngo tujye tunabiganiraho. Nyamuneka nimba ufite ikintu ujye wiha, ibintu n'ibyisi. Ujye wiha, nimba ufite amafaranga wumva ukeneye kurya akanyama, ugende uhahe uteke ukarange muri karitsiye nawe uhumuze.
ariko tujye twiha mu gihe tukiriho, ibi byose ni iby'isi, nacyo kituma abantu duhora tubyuka tujya gukora. Nimba ukora ukaba ufite amahirwe yo gutumika ikiraka nawe ihereza ikintu kirye, utagiye kugira gute kwicisha inzara cyangwa se ngo ugire umururumba w'ibintu, ariko ibintu byose ni iby'isi. Nuko navuga nanjye nicyo kintu mbabwiye uyu munsi, ariko niyo nkuru nari mfite kugira ngo tuyiganireho cyangwa se nyibabwire, ariko mukomeza kugenda mudushyigikira cyane, mukora subscribe, munasharinga. Nimba ubonye iyi nkuru ukumva wakenera kuyisangiza undi muntu, wayimuhereza nta kibazo cyane, komeze mudusapotinge cyane, ariko mukomeza kugenda mugira muti mwihereza. Nimba ukoze ikintu ukabona amafaranga, ihereze, ihembe, ugende uhahe, uteke, umururumba wapi kabisa. Niyo nkuru nari mfite, ariko by'umwihariko mukomeze mudushyigikire kandi cyane. Peace.